Yesu ashimwe mwebwe abakurikiye muri wowe TV muri kumwe nanjye NGD. Nanjye kubasuhuza mu izina rya Yesu duhurira kuri uyu muyoboro wa muri wowe TV. Uko twabisezeranye rero, reka dutangire dusenga Imana, hanyuma dusome ijambo ry'Imana muri Bibiliya yera duhereye. Mana, turagushimiye kuri Imana igira neza, tugushimiye urukundo rwawe n'imbabazi utugirira, tugushimiye gukomera kwawe, icyubahiro n'ikibi cyawe. Tugushimiye uyu mwanya nanone uduhaye wo gusoma ijambo ryawe ryera. Umwuka wawe wera yururuka bane natwe, kandi buri wese abe mu ruhande rwe, utuyobore. Mwami Imana, ukomeze kudushyigikira muri byose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Yesu tubisabye, amen. Itangiriro igice cya 40. Yosefu asobanura inzozi z'abatware ba Farawo. Hanyuma y'ibyo, umuhereza wa vino w'umwami wa Egiputa n'umuvuzi w'imitsima ye barakaza shebuja umwami wa Egiputa. Farawo arakarira abo batware be bombi, umutware w'abahereza ba vino n'umutware w'abavuzi b'imitsima, abarindishiriza mu nzu y'imbohe iri mu rugo rw'umutware w'abamurinda, aho Yosefu yakingiraniwe. Umutware w'abarinda umwami abarindisha Yosefu ngo ajye abakorera. Bamara igihe bari mu nzu y'imbohe. Umuhereza wa vino w'umwami wa Egiputa n'umuvuzi w'imitsima ye bakingiraniwe muri ya nzu y'imbohe, bombi barotera ijoro rimwe inzozi zicishije ukubiri, zigasobanurwa ukubiri. Yosefu mu gitondo yinjira aho bari, asanga bababaye. Abaza b'abatware ba Farawo bakingiraniwe hamwe nawe mu nzu ya shebuja wa Yosefu ati, niki gitumye mugaragaza umubabaro mutyo uyu munsi? Baramusubiza bati, nuko twarose inzozi, kandi akaba ari ntawe ubasha kuzidusobanurira. Yosefu arababaza ati, gusobanura si ukw'Imana se? Ndabinginze nimuzindotorere. Umuhereza wa vino mukuru arotorera Yosefu inzozi ze ati, narose umuzabibu wari imbere yanjye, kandi wari ufite amashami 3, mbona usa n'upfunditse uburabyo burarabya. Amasezerere yawo arahisha. Igikombe cya Farawo nari ngifite mu ntoki, nenda izo nzabibu nzikamurira muri cyo, ngihereza Farawo. Yosefu aramubwira ati, uku niko bisobanurwa. Aya mashami 3 ni iminsi 3. Iminsi 3 itarashira Farawo azakuzamura, ashyira umutwe wawe hejuru, agusubize mu butware bwawe, ubone guhereza Farawo igikombe nk'uko wahoze ukora kera, uri umuhereza we wa vino. Maze uzanyibuke ubwo uzabona ibyiza, uzangirire neza, ndakwinginze, uzamvuge kuri Farawo, unkuze muri iyi nzu. Ni ukuri koko banyibye mu gihugu cy'Abaheburayo, nino naho banshyize muri iyi nzu y'imbohe nta cyaha nkoze. Wa muvuzi w'imitsima mukuru yumvise yuko amusobanurira ibyiza, abwira Yosefu ati, nanjye narose nikoreye ibyibo 3 by'imitsima yera, kandi ikibo cyo hejuru y'ibindi cyarimo imitsima yokeje y'uburyo bwose cyira Farawo. Ibisiga biyindira ku mutwe iri muri cyo. Yosefu aramusubiza ati, uku niko bisobanurwa. Ibyo byibo 3 ni iminsi 3. Iminsi 3 itarashira Farawo azashyira hejuru umutwe wawe, awugukuyeho akumanike ku giti. Ibisiga bizakuriraho
inyama yawe. Ku munsi wa gatatu ni umunsi wo kwibutsa kuvuka kwa Farawo. Ategekeshereza abagaragu be ibyo kurya. Ashyira hejuru hagati y'abagaragu be umutwe w'umuhereza wa vino mukuru n'uw'umuvuzi w'imitsima mukuru. Asubiza uwo muhereza wa vino mukuru mu buhereza bwe, ahereza Farawo igikombe, maze amanika umuvuzi w'imitsima mukuru nk'uko Yosefu yabasobanuriye inzozi zabo. Ariko wa muhereza wa vino mukuru ntiyibuka Yosefu, ahubwo aramwibagirwa. Iryo ni ijambo ry'Imana. Mana Data twese wo mu ijuru, turagushimiye kuri Imana nziza, tugushimiye ineza n'urukundo tugirira, tugushimiye ubuntu bwawe, kandi turagushimiye umwanya wose tumaze dusoma ijambo ryawe ryera. Wakoze kubana natwe, kandi Mwami Imana, ubwami bwawe bwamamare mu izina ryawe Yesu Kristo. Mana, ukomeze kubana na buri wese, kandi umwuka wawe wera akomeze kuba kuri buri wese kugeza igihe tuzongera gusubirira. Mwami, ukomeze turindishe amaboko yawe akomeye. Tubisabye Imana Data wa twese, mu izina rya Yesu Kristo, umwami kandi umukiza wacu. Amen.